usanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 12 wahereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Iryo jambo nshaka yuko tuzi kuganiraho mu gihe kitaza kuba kirekire. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere. Reke twongere dusome ayo magambo. Muri icyo gihe abantu ibihumbi byinshi bateranira aho ari, ndetse bigeze aho bakandagirana. Nuko abwira abigishwa be ati mubanze mwirinde umusemburo w'abafarisayo ari wo buryarya, kuko ari nta cyatwikiriwe kitazakwikurwa cyangwa icyahishe kitazamenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwijima byose bizumvikanira mu mucyo, n'icyo mwohereraniye mu maso imbere kizavugirwa hejuru yayo. Kandi ndababwira mwebwe nshuti zanjye, ntimugatinye abica umubiri hanyuma ntibagire ikindi babatwara, ahubwo ndabereka uwo mukwiriye gutinya. Mutinye umara kwica umuntu agashobora kumujugunya muri Gehinomu. Ni koko ndababwira aba ari we mutinya. Mbese ibishwi 5 ntibigurwa amakoti 2, nyamara nta na kimwe muri ibyo cyakwibagirana mu maso y'Imana, ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Kandi ndababwira yuko uzamuhamiriza imbere y'abantu, nanjye Umwana w'umuntu nzamuhamiriza imbere y'abamarayika b'Imana. Ariko unyihakanira imbere y'abantu, nawe azihakanirwa imbere y'abamarayika b'Imana. Kandi umuntu wese usebya Umwana w'umuntu azabibabarirwa, ariko utuka Umwuka Wera ntazabibabarirwa. Kandi nibabajyana mu masinagogi no mu batware no mu bakomeye, ntimuzahagarike umutima w'icyo muzireguza cyangwa w'ibyo muzavuga, kuko Umwuka Wera azabigisha ibyo muzaba mukwiriye kuvuga muri uwo mwanya. Mureke dusenge Imana. Mana, turagushimye, Mana turaguhimbaje, tugushimiye ijambo duteguriye, kandi tugushimiye yuko dukunda. Manuke rero ubane natwe, Umwuka Wera asange buri wese muri twebwe, kugira ngo amusobanurire icyo ushaka kutubwira binyuze muri iri jambo. Mana rero ndamwumvira ijambo, kandi ubane nanjye ugiye kurinyuzamo umukozi wawe, kugira ngo ubwoko bwawe buhembuke. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Turanezerewe. Yego. Buriya hari ibintu bijya biba abantu tukumva ibisanzwe, tukumva nta gitangaza kibirimo. Iyo duteye intambwe tukaza hano mu rusengero, tugasanga harakinguye, bakaduha ikaze, tugahimbaza Imana, kumva ari ibintu bisanzwe. Ariko ibyo twabonye mu cyumweru gishize ni ibitwibutsa ngo burya ibyo tubona byose, ibyiza byose, dukwiriye kubishimira Imana, kuko hari urugamba burya iba yarwanye kugira ngo twisange turi burya duhuriye mu nzu yitiriwe izina ryayo. Yesu ashimwe. Siko bimeze? Maze kumenya mu kanya yuko hari umurenge wose insengero zifunze. Uyu munsi udasengeye hano, wenda ushobora kureba n'ahandi wasengera, ariko hari igihe ushobora kwisanga insengero zose zo mu murenge zifunze, bikaba ngombwa yuko wirirwa imuhira. Rero mureke tunezerwe, dushime Imana, kubera yuko ntabwo mpamya yuko kuba Imana yatwemereye uyu munsi tukaba twicaye hano, si uko turi ibitangaza kurenza abandi. Urusengero rwawe rudafunguye, ariko hakaba n'indi mpamvu yatuma utabasha gutera intambwe bikemera. Impamvu ni nyinshi. Rero
munsi ntabwo uzongera kubaho, nta munsi uzongera kubaho umeze nk'uyu nguyu usibye uyu Imana yaduhaye. Nta nubwo tuzi ku kindi cyumweru bizaba bimeze gute. Oya, wenda tuzaba duteraniye hano ariko wowe utari, wenda muzaba mwateraniye njyewe ntahari. Ibyo byose birashoboka. Rero umunsi Imana iduhaye ni uyu nguyu, tuwishimiremo ibyo Imana ishaka yuko twumva, tubyumve kandi tunezererwe mu izina rya Yesu. Tumaze gusoma amagambo meza cyane, dusomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice cya 12, twahereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Ariko muri ayo magambo tumaze gusoma, ndagira ngo tuze gutinda ku murongo wa 6 n'uwa 7. Umurongo wa 6 uravuga ngo mbese ibishwi bitanu ntibigurwa amakuta abiri, nyamara nta na kimwe muri byo kibagirana mu maso y'Imana, ndetse n'umusatsi wo mu mitwe yanyu wose warabazwe. Ntimutinye rero, kuko muruta ibishwi byinshi. Imana ishimwe cyane. Aya magambo nayabonye numva muri nge ngize umunezero mwinshi. Ijambo ry'Imana rirabashije ngo mbese ibishwi bitanu bigurwa amakuta angahe? Murumva agaciro kabo? 1, 2, 3, 4, 5 umuntu akishyura amakuta angahe? Amakuta 2 yonyine. Kandi kuta nimugire ngo rifite agaciro nk'ak'ifaranga ryo mu Rwanda ry'uyu munsi. Ikuta rifite agaciro gatoya, n'amafaranga bakoreshaga kera ariko y'agaciro gatoya cyane, kugira ngo yari ari munsi y'urumiya. Iyo wavaga ku ikuta wajyaga ku rumiya, wava ku rumiya ukabona kugera ku ifaranga. None ibishwi bitanu ngo bigura amakuta angahe? Amakuta 2 yonyine. None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nyamara mu maso y'Imana ibishwi bifite agaciro gasusukuritse buryo ngo nabyo ntabwo bijya byibagirana mu maso y'Imana. Ese iyo wirebye ubona ufite agaciro kari munsi y'agaciro k'igishwi kimwe? Hari umuntu uri hano wibona gutyo? Hari uhari? Ntawe. Dufite agaciro gakomeye mu maso y'Imana. Ibyo bishwi nubwo ari iby'agaciro gatoya nk'uko ubyumvise, mu maso y'Imana byose irabizi. Izi bishwi by'Ishyogwe, izi bishwi by'Igitarama, izi bishwi byo mu Rwanda, izi bishwi byo mu Budage, iby'Iburayi byose irabizi. Nta na kimwe kijya kivaho Imana itabyemeye, byose irabizi kandi ni iby'agaciro mu maso y'Imana. None ijambo ry'Imana riratubwiye ngo mbese nimufite agaciro karuta ak'ibyo bishwi. Reka mbabwire, nubwo ibishwi byose byo mu isi byakorana, ntabwo byakurusha agaciro mu maso y'Imana. Uw'agaciro gakomeye. Imana irangije iravuga ngo ndetse n'umusatsi wanyu ku murongo wa 7 warabazwe. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Abona abantu batamwikiriza, ntibari abafite agaciro kari munsi y'igishwi, abumva bafite agaciro karuta k'ibishwi. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Hari umuntu n'ubundi wasigaye atazavuga. Ni ukuri kw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Haleluya. Muri urubyiruko rwo muri Sempati, agaciro kanyu ntabwo karuta k'ibishwi. Muzabure turebe. Yesu ashimwe cyane. Imana ishimwe cyane. Ngo ndetse n'umusatsi wo ku mitwe yanyu warabazwe. Ni ukuvuga ngo dufite ubwishingizi bw'umubiri wacu wose, ariko bikagera no ku misatsi yacu. Ngo nayo Imana irayizi, yose yarabazwe.
bikatakara hasi Imana itabyemeye. Nyamara twebwe ntabwo tuzi imisatsi yayo. Hari uzi umubare w'imisatsi afite ku mutwe? Oya, bishatse kuvuga ngo Imana ituzi kuruta uko twizi. Ibyacu irabizi, ibiduhangayikisha nabyo irabizi. Nyamara abantu bajya bibwira yuko Imana yabibagiwe, Imana itabazi, tukiganyira, tukiheba, tukibaza ibibazo byinshi, tukatangira kuburanya Imana. Ariko uko bimeze kose Imana iratuzi, amazina yacu irayazi, aho dutaha irahazi, abatasenze uyu munsi Imana irabizi neza yuko uri butahe uvuye hano ntubone ibyo kurya. Ibyo ngibyo Imana irabizi, ibyo wibaza byose Imana ibizi mbere yuko ubimenya. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire, ntabwo Imana ufite impuhwe wifitiye impuhwe ziruta iz'Imana igufitiye. Kuko mbona imisatsi yawe twebwe ntabwo tuyitaho, dusohoza uko twishakiye, bipfuka bigwiriya, ntawe wita kumenya ngo agasatsi kanjye karagiye. Ariko iyo kagiye Imana irabimenya, buriya muntu atakaje umusatsi. Yesu ashimwe. Niyo gatangiye kuba umweru Imana nabwo ibibona, irabibona. Nta Imana itazi. N'imisatsi yacu iri mu bwishingizi bw'Imana. Warangiza ukajya aho ngaho ukumva uw'agaciro gakeya, ukavuga uti ngewe Mana, iyo ni isengesho ry'umurokore w'umupfapfa, akavuga ati Mana urandeba hano, ngewe ndi umunyorogoto, ntacyo mvuze mu maso yawe, urabizi uko ndi umukungugu, ndi ikintu cy'ikigoryi. Reka iyo sengesho ririmo ubupfu. Bwira mugenzi wawe ngo ni uw'agaciro mu maso y'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. N'umurokore usenga avuga ngo ni ikigoryi, ngo ni umuswa mu maswa, ngo ni umukungugu, ngo ni urushishi, ngo ni akanyorogoto. Oya, uraba agaciro mu maso y'Imana. N'imisatsi yacu Imana irayizi. Nta mpamvu rero yo kwiheba. Ibi twihebesha n'ibi nta byaba Imana itazi, kandi iherezo ryayo. Imana ishimwe cyane. Mu 2020 Covid yarateye. Covid imaze gutera, nabaga muri paruwasi yitwa Butansi, niho narindi nyoboye paruwasi. Noneho Covid imaze gutera, murabizi buri wese yatekereje ngo ubu ngubu ubuzima bwose ko buhagaze tugiye gutungwa n'ibyo. Buriya abapasitori mu bimenye batungwa n'ibyo mu rusengero, si byose? Burya batungwa n'ibyo mu rusengero, ibyo duhinga biza nyuma, ariko burya ubundi ibidutunga biva mu rusengero. Yesu ashimwe. Kandi nta cyaha burya tuba dukoze. Reka da, ubisome neza Bibiliya ikubwira yuko abakozi b'Imana batungwa n'ibyaheye byo mu rusengero, n'abahinzi nabo bagatungwa n'ibyaheye umurimo bahinga, n'abacuruzi nabo bagatungwa n'ibyavuye muri butike zabo. Nuko bimeze, uzakubwira ibindi azaba ari umubiri. Covid iraza, insengero barazifunga, no mu Butansinda barafunga, n'amakanisa yose barayafunga. Ubu rero nanjye nk'umuntu utekereza ndagombaga kwibaza, ari hano mu Butansinda ko ari nta murimo mafite, murimo mfite kuri imyumbati mikeya, n'urutoki ruhari ko ari rutoya. Uyu muryango wanjye nanjye ubwanjye tugiye gutungwa n'iki? Hanyuma nza kwibuka yuko nari mfite
karimo ibiceri. Ibiceri byaturutse hehe? Burya abantu b'abagabo bagira kwiyemera, ntabwo bakunda kubika amafaranga y'ibiceri mu mifuka, biratuje. Ntabwo dukunda kubika amafaranga y'ibiceri. Rero nari naributse ubwenge, nkoresha agasanduku nzajya mbikamo iki n'ibiceri. Noneho nakoresha amafaranga yasakuka, igiceri gisakutse nkajugunya hehe? Muri ka gasanduku. Agasanduku kaza kuremera. Yesu ashimwe. Kaza kuremera, Covid iteye. Ndavuga ariko siko burya mfite isanduku y'ibiceri. Yesu ashimwe. Ibyiringiro byanjye biri ku isanduku, ariko ntabwo ari isanduku, karaga sanduku. Ntabwo ari isanduku, sibyo? Numva naho hari ibyiringiro, kuko abantu bibwiraga yuko ibihe bya Covid bizamara icyumweru kimwe, ariko na n'umwe ibihe bya Covid mu bimenye irakomeje. Ejo bundi Perezida wa Amerika basanze yanduye Covid, sibyo? Ibaze rero agasanduku k'ibiceri. Icyumweru kimwe kirashira, ihagararaho nyine nkoresha ako gasanduku. Cya kabiri, ibiceri biba bigize gute? Biba birashize. None si urugo nta kintu gihari, biragenda gute? Hanyuma rero mubimenye neza yuko Imana iratuzi, izi ko dufite abana tugomba kugaburira, iratuzi, izi aho dukura ibidutunga, Imana iratuzi. Mu gihe agasanduku kari gagize, umuntu yanyandikiye kuri WhatsApp arambwira ati none wakwemera yuko ngufasha? Yesu ashimwe. Ahimbaza. Akidiko ni wakwemera yuko ngufasha? Urabyumva ariko kubera ko dufite agaciro, nta no kugira gute ngo ufate amafaranga ngo nohereje akidiko ni oya. Urabanza kugira gute? Kumbaza niyo ngufasha kuko ngewe ndi w'agaciro. Haleluya. Yesu ashimwe. Uwo muntu yanyeretse yuko mfite agaciro mu maso y'Imana. Aravuga ngo ningufasha urabwiyemera gufasha. Murumva nanditse gute? Naramwandikiye muri bihe ndumva nabwiyemera. Hanyuma igihe kiza kugera ndamwandikira ndamubwira nti ubufasha singibuhebwe, kubera yuko nanjye tubura noneho kugira gute kwibesha. Ariko reka mbaruhinde, Imana iratuzi. Yesu ashimwe. Imana igize gute? Imana iratuzi. Izi ni inzira yabicishamo bigashoboka wowe utazi, utanatekereza. Hari byinshi bikwiyereje, hari byinshi urimo gutekerezaho muri uyu mwanya, ariko uyu munsi nakuzaniye ijambo ry'ihumure rikubwira ngo Imana irakuzi, Imana izi ibyawe, izi izina ryawe, aho utaha irahazi, ubuzima ubayeho muri iminsi irabuzi, byose nta na kimwe iyobewe. Kandi Imana ntabwo yigeze kwibagirwa, ntabwo yakwibagiwe. Imana irakuzi kandi uwo agaciro. Mwana w'umuntu ashobora kwibagirwa, inshuti yawe kwibagirwa, ababyeyi bakwibagirwa, n'uwo mwashakanye yakwibagirwa, n'uwo mwana yakwibagirwa, ariko Imana ye ntabwo yibagirwa. Aho tujya tuyitekereza, tukayitekereza kubera yuko tumenyereye ibibera muri twebwe, uburyo tubona abantu bakwibagirwa, rimwe na rimwe tukibwira ko n'Imana yakwibagiwe, ariko Imana ntabwo ishobora kutwibagirwa. Ibyo ni ibyo twibwira kuko twabonye abantu bakwibagirwa, ariko Imana ntitwibagirwa, kandi Imana izi ingorane zacu.
ijambo Imana yabwiye abantu bayo. Abantu bayo murimo kubyumva? Umuntu aguse ngo wowe uri umuntu wawe, uriya ni umuntu wanjye, turi abantu b'Imana. Uri umuntu w'Imana. Imana iravuga ngo bariya ni abantu banjye. Yesu ashimwe. Hari abantu bakunda abantu banjye, sibyo? Ufite inshuti ariko muri izo nshuti harimo abantu banjye. Kanaka ko mbonye yinjira mu cyumba uraramo, yijya mwihorere, ni umuntu wanjye. Ko mbonye agenda mu gikoni, murekuriya ni umuntu wanjye. Twebwe turi abantu b'Imana, turi inshuti magara z'Imana, kandi Imana iratuzi. Kandi Imana yibuka amasezerano yagiranye natwe dusanga ahangaha muri Bibiliya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ibihindizo by'ibyuma Imana izabicamo kangahe? Kabiri. Inzugi z'imiringa bizagenda gute? Izazimenagura. Abantu bazacana umuriro, ariko ntabwo tuzajya. Tuzamuka inzuzi, tuzamuka imigezi, tuzamuka inyanja, ariko amazi ntabwo azagira gute? Ntabwo azadutwara. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Iyo twatereye umusozi, tugaterera umusozi, utangira wumva byoroshye, wagera hagati ukumva birakomeye. Hanyuma iyo ugiye kugera hejuru ugasongera ku musozi, uba wumva utangiye gucika intege kandi biba bikomeye, ariko burya umusozi ugize gute? Umusozi urangiye. Haleluya. Ushobora kuba wumva bikomeye kurusha uko wabyumvaga mbere, ariko ku musozi nyine bigiye kugira gute? Ugiye kurangira. Humura. Yesu ashimwe. Reka mbabwire, aho wasanga hari abantu bakoze igisirikare. Utarakoze igisirikare yagiye mu ngando, Abanyarwanda barasobanutse, ariko reka mbabwire, utakoze ikosi nta peti. Yesu ashimwe. Wowe uricaye aho ngaho ngo bazasaba kugira generali, utarigeze ujya no mu ngando, urumva bishobora? Oya, nta kosi nta peti, nta garade. Hose yicarira hano gusa, unyuze hano wizunguze, wumve n'ibintu gusa. Oya, haragomba iki? Haragomba ikosi kugira ngo tubone amapeti. Haleluya. Yesu ashimwe. Umuntu w'umusirikare wamubwiye ngo noneho nawe uzajya ku ikosi, ashima Imana. Ntabwo avuga ko iryo kosi nimurikije ku ruhande. Oya, ahubwo aba yifuza amakosi menshi, kuko azi neza yuko nawe ku ikosi intugu zizaba zahindutse. Urumva hari ikizaba cyagize gute? Hari ikizaba cyarahindutse. Nubona uri ku ikosi, ntusengere kuva ku ikosi, ahubwo usengere ikizava hehe? Yesu ashimwe. Uvuge ngo Mana, kuri iyi kosi hazavamo iki? Kuko byanze bikunze hari icyo Imana igutegurira. Yesu ashimwe. Haleluya. Hari icyo Imana igutegurira. Mana ishimwe cyane. Ibuka ibyo Imana yagutambukije. Ibuka ibyo Imana yagutambukije. Uyu munsi urabona ariko bikomeye cyane kurenza ibyo watambutse. Dawidi yajyaga yibuka ibintu Imana yamutambukije. Imana yaramurinze arwana n'intare, Imana yaramurinze arwana n'inzoka, Imana yaramurinze arwana n'inyamaswa zitandukanye. Ariko igihe cyose Dawidi yahuraga n'ikigeragezo, yibukaga icyo Imana yamutambukije mbere.
Haleluya. Yesu ashimwe. Hamisha we ninkura n'ikigeragezo nzibuka ibyo natambutse ku butansi. Haleluya. Yesu ashimwe. No mu butansi ndari ibintu niyibutse. Mana yantambukijeho. Dawidi akabyibuka. Dawidi imwe ngo ahura n'umufilisitiya. Yesu ashimwe. Umufilisitiya arishongora yigira igitangaza, aramureba, aramusuzugura, amuca amaso nk'uko babivuga muri iyi minsi. Aravuga ati narwanye na benshi, mbonye noneho umuntu umwe adafite intwaro, nta ntwaro yabonaga, nta n'umuntu yabonaga. Yesu ashimwe. Yabonaga ari akana kari imbere ye. Ariko Dawidi akimara kubona umufilisitiya ntiyamwitayeho, ahubwo yibutse uburyo Imana yabanye nawe, agatsinda intare, akanesha idubu, akanesha inyamaswa zitandukanye. Nicyo yibutse, ntabwo yigeze yita ku bigango by'umufilisitiya. Yesu ashimwe. Haleluya. Arangije aramubwira, arahanura, aramureba, aramwitegereza, abona nubwo ari kinini. Yesu ashimwe. Abona ntacyo kivuze mu maso y'Imana. Arangije arahanura, aganisha ku rupfu kiri bupfe. Yesu ashimwe. Hari ibintu dukwiriye guhanurira bigapfa mu izina rya Yesu. Aravuga ati wowe urandeye, witwaje ibitwaro bitabarika, ibyenda ntazi, unteranya ibyenda ariko ngiye guteranya Imana. Haleluya. Ugutere mu izina ry'Imana wagize gute? Wasuzuguye. Wewe witwaje ibitwaro ariko ngewe nitwaje Imana. Yesu ashimwe. Ariko Dawidi ntabwo yapfaga kuvuga, yari afite akantu yibitseho. Yesu ashimwe. Yari yibitseho akantu, yari yibitseho akabuye. Yesu ashimwe. Arangije arakabakaba. Ubu ni igihe cyo gukabakaba. Haleluya. Kugira ngo turebe niba hari akantu tugize gute yibitseho. Yari yibitseho iki? Yari yibitseho akabuye. Abafilisitiya rero ntabwo bamenye iryo banga. Yesu ashimwe. Bagendera mu bigaragara bikanganye ariko bihumbaraye gusa. Tukagendera mu bitagaragara bitagaragara ariko bikanganye cyane. Yesu ashimwe. Birakanganye. Ibitagaragara birakanganye. Arakabakaba. Arangije yumvuye, arabifite. Abafilisitiya si byo ngibyo barabizi. Bize kurwanisha ibikota, bize kurwanisha imyambi, biga kurwanisha ibiki, ariko abantu bakoreye ikosi mu butayu. Yesu ashimwe. Abantu bakoreye ikosi mu butayu bafite ibanga, bitwaza utwaro bigaragara, bitwaza utwaro dutoya tutagaragara, ariko iyo bakabakamiye urumva ukungura. Yesu ashimwe. Ariko urwanisha iki? Ntabwo yari akizi, kuko atigeze akora ikosi mu butayu. Ariko Dawidi yakora ikosi mu butayu. Arangije arakabakaba, arangije arasumuza. Haleluya. Yesu ashimwe. Ntabwo yateye inshuro ebyiri, yateye inshuro imwe gusa. Umufilisitiya agira gute? Tuvugisha ukuri, Dawidi yararwanye. Ntabwo yarwanye akabuye kamwe gukora rimwe ugatera ubwo n'urugamba se. Ntabwo ari warwanye, ariko wari warwanye. Haleluya. Urugamba turwana ntabwo ari twebwe. Abantu barateba bakakureba, bakatambuka, bakavuga
twajya n'abantu basanzwe, ntabwo turi abantu basanzwe. Yesu ye urumva dufite imbaraga ibyo ukabyiyumvamo mu izina rya Yesu. Uko umeze kose nuko dukwiye kwiyumva. Twamara kwiyumva gutyo tugasuzugura Goliyati mu izina rya Yesu, tukamusuzugura. Ariko kuki ibintu byadusuzugura? Bibwira ngo nagusuzuguye mu izina rya Yesu. Ntabwo se twakoze kose. Mwana w'umusirikare nubwo kaba ari gatoya yasibuka yakoze kose arahinduka akaba undi. Yesu ashimwe, haleluya. Kuko si neza yuko yakoze kose. Kibisha abantu bakorera ikosa ku butayu. Goliyati akukinisha gute warakoreye ikosi mu butayu? Yakoreye ikosi hagoranye kurusha mu butayu. Agusuzugura gute? Nawe warangiza ukisuzugura kugeza ubwo usenze uvuga ngo twebwe turushishi, njyewe nturushishi, njyewe ni ikintu ntazi rwose. Mana ni wowe nagira, naho undi gihe ntacyo gutese. Umwana w'Imana, haleluya, Yesu ashimwe. Umwana w'Imana ashobora kurushisha. Dore byongeye wakoreye ikosi ubutayu. Ariko mujye kubibwira abantu barahazi se, aho hantu se barahazi ni banga barabwirwa n'iki se? Bazi se uburyo turwana, intwaro turwana barasize ko bazi ibigenda biginda bya bindi bivuza induru. Utwo tugende nana baratuzi buriya. Bana yanjye asiranse murayizi. Usi umuntu afite asiranse, yahawe na Sonarwa, yahawe na Radiante. Oya uragenda umupolisi bamugeraho akaguhagarika, ugahagarara utavandi utibiteze. Urashaka ikizi? Ati wamaka asiranse ndagafite. Ugakuramo ukamwereka, sibyo? Warangiza ukamubwira uturababa afa utungu ndagiye, sibyo? Ukagenda kubera ufite iki? Ufite asiranse. Urabyumva? Musi bya imodoka bikora umuhanda biba bifite asiranse. Kiri kitambitse barakomeza bagakora umuhanda kuko gifite iki? Asiranse. Nikikugonga asiranse igize gute? Irishyura. Mutinya umuntu ufite mujye mutinya umuntu ufite noneho asiranse yacu twafatiye mu ijuru. Asiranse yo mu ijuru na asiranse ikomeye yishingira ibintu byose. Basapereka ariko ngo yitwa gute? Asiranse yishingira ibintu byose. Imodoka yawe ikaba baguhiya, ugomba umuntu bamwishyura. Yitwa gute? Yitwa turisike, cyangwa turisike ni ukuvuga ngo impanuka zose wagira, ibyago byose wagira gute? Wagira ko wizeye yuko bigomba kwishyurwa. Ominium. Urabyumva ariko? Akantu kose imodoka yawe ikaba baguhiya, ugomba umuntu bishyura. Iby'abandi ni
ibyawe nawe upfa ko kwishyura kuko ufite asiranse ifite agaciro. Asiranse dufite mu Mana ifite agaciro, si iya Sonarwa, si iya Radiant, ni asiranse yo mu ijuru. Haleluya! Abaza aho tuzikura ni bakeya, nicyo kibazo. Urumva ushaka asiranse, haguruka twaka asiranse, dushinganishe ibyacu, twishinganishe mu izina rya Yesu. Tugiye twishinganisha, nta bwoba, nta bwoba, twishinganishe